ahantu tuba ntabona ukuntu wipezera n'icyana mani babasha kubasamba reka reka ari ni fake je rero naraye mbitekerezaho numva kwimuka byaba byiza. oya mani twimuka mani utakwipezera nk'icyo reba kiriya cyana cyari pfa nabuze ukuntu nihengeka ubu nimugoroba tugomba kuvamo tukajya mu yindi nzu mani. Icyo nta kundi mani dushake ikinywanyi ahubwo dushakire inzu turare twemye. Kinywanyi se hari aho yabaze Ntarahazi. apo ibyo birabaye uyu mukanya ugiye kumukora ingate na nimugoroba tuhava. Hano baramutse gute kinywanyi? Shakira baba komisiyoneri ba ku muhanda niho wirirwa shaka kwimuka abanshakira inzu. Nze duhure sawa nari. sawa kanze mukurebera uwo mukomisiyoneri. Ko gusa babona koko ibyo bintu by'ubukomisiyoneri ubundi kwa komisiyoneri kwa harabyigiye. Akazi karabuze mu iminsi nanjye ubukomisiyoneri nabushobora. Kandi ndaje ngiye kubashakira inzu. Cyambere se sinzi yo kubamo niyo yabiteye nk'ikiraro cy'inkoko ari karinda. ubwo se n'ibikisha Sha wagiye bireka ubwo si gitume muva haramura kiyobewe saba. hari abana benshi Sha bireke se abana gusa ababyeyi bacyo gipangu ababyeyi babo bose babyarira mubahurirwa muteruye abana. gakigaterembere gusa urabona twebwe turakwirwa duteruye ibibondo ko. Oya icyo nshatse kuvuga hari abana beza aho hafi hari abana beza ariko abo bana bose nubwo babyeyi bagiye kwa nyirakuru musaba muzana igipangu kirisanzuye no kuzana abakobwa mushaka. aho ngaho byo n'ubwenge tu. Okay ahubwo se murabona akanya ryari ngo duhite tugerayo ntabwo ari kure ni haruguru kwa Simba. dufite akanya tugiye guhita ducomokerayo sha ariko ni abakantu kamwe gusa ako nagaki abashyitsi baho nkaye nkunda kubasura ariko hari n'igendara. Ubwo uzararaho wararaga twebwe ntabwo dukunda abashyitsi. Nta kibazo ntacyo se kuvuga nabi bose buranda ijoro rimwe ryabangamira ko umuntu wabashakiye inzu. ariko urarana natwe urabona turi mu kigunda ku buryo twarana natwe ko mu kigunda ariho hari ibibonetse byose. Ibyo ntabwo ari ngombwa pe. Nabo wishiyemo makeya se. Ariko ndabona bashakiye inzu. aho yashaka tugenda ujye kudushakira iyo nzu ibindi tuzabivugana nyuma. Nahangaha kimwana. Nahangaha rwose nahandi Gatugenda yishaka inkwa amasaha ari kugenda. Ase kunyutisha nko ashaka kwinjira kubanya ko iki gipangu ni cya Sempa nta muntu ujya upfa kukinjira. Mwese muramagazanga kuko nduzi mwese muza nk'inkandagira bityo manzi ngiye kuvugisha bose rwose. Wa musenzura bukabona turi inkandagira bitabo twebwe urabona tutari serious. Se kingwa kutubwira nabi nka hatara yacu tugiye gutanga. ahubwo shana ucunga nabi turanaguse kuri igipangu se twakibonye. Kabonero igipangu se wakishe ni cyane ko cyane icyaswa. Twari twakishyira ko ari nge mbahazanye. Kumva. Kazana amaraga hambere. Ase boss ko numva muvuga nabi ko. Aho tuntu two gusobanya ntago ari twiza nta nubwo twari turimo ahubwo reka ngende njye kureba boss nasanga yanagiye. Bashaka David. Adongo wanje gira ntago bawamba sha bikoze byose byo murugo bisigaye byumva byarabyimbye. Unagasuza icure ebyiri byose bitumva. Uvuze ngo amvera sha mvuze ngo kisa n'iki tumvisha rikumva. ukeneye iki? Sobuja arimo. Gahora Bagabo bwasose cyane bwanye. Cye caka ni sobuja sha nta kindi mbabarira. Kumva ndagirira umugisha kuri biraye bwanzanye kwerekana kano kabwa ngo gakora mu rugo gashaka upatiro. Sha icyo caka ni sobuja se ko musigaye mwumva mumeze nk'amuyoboye. Gusurizeho Ambera sha genda baza sympatique sobuja wumve katandi mubwire ngo ni kinywanyi inshuti ya bose nyaruka. ikigabo kimwe muri bya byo biturira ifiriti zajyaho na bote hashye inkoko bize. Azajya aza kumanga atinde gutya batasohoka bari mu biki. Cyari kinyumvisho wa Byakaza. bose bari kubashaka Kandi wadushaka umugabo uri hano inyuma ku bank ari gushaka iki? umuntu washaka Namubwira za. Ibiga by'inaka aba boss b'inaha ni mbona bimeze nk'igegera igihe umuntu akomangiye igegera zazindisha umutwe. Cyane wowe wanshakaga shaka do ambera sha koko gukira byageza gukinga gusa kimwanya yabaye kado gute koko n'abakiriya nzanye bose
abakiriya biki zanzu n'izigihe hari se se ntabwo nabimenya kereka nzanye umugore akaba ari we candebera dore ubu ngubu wumve ngo hari abakiriya bari gutanga amafaranga ashyushye. reka nze mpamagara umugore aza barebere ko hari izisigaye zo gukodesha. Keti ngwino hano hanze. Harya muri za nzu abantu ejo bari baje kureba hari izasigaye kugira ngo tureberemo abantu baje gukodesha hano, ariko niba zinahari ntabwo nshaka ingegera muri iki gipangu cyangwa se imihirimbiri. Ese ko mbona ari ingegera kandi hagariye n'izindi zose. Reka sinjye haba kandi yawe ko abaje kuzikodesha atari ingegera. It was at this moment he fucked up that he knew. Si ingegera ra. Ubundi nibadatanga ibihumbi 100. Reka mwikirirwa mudisitike ku giciro pe. Nsanze atari zo kuko bari kwemera no kwishyura. Naye nabitekereje. Ibihumbi 100. Shaka abo kampamagara tiki. Oya bazana. Afite umunwa muremure. Mwinjire mu ana boss arangara se. cyana se mwana Babasha kubasamba. Igiki ni icyatwe se cyane icyanyeko. Cyana cy'abandi. Ugabanya urugamba aho ngaho. Boss, yego. Shabaje muze muzibere. Agari miri mbere. Reka. Nje turarebera bereke izo nzu zimeze neza. Umuryango wa mbere nuriya, wa kabiri nuriya. Ibihumbi 200, ibihumbi 100. Dukanga nk'atara yacu tugiye kuba. yegora wagira ngo naba yatuvunnye sha Tutabakanga se, hano ntabwo ari iwacu. ashwi mutwereka 100 pe. Okay, nta kibazo, mwishyure ntacyo muze mutangire kuba mumuhereye uyu munsi. Yaba niga nazanye si uno muryango bahise mora. Turumvaga barabona izi ngiye ngasigara kuba ku muhanda. Wite? Ni sawa nyine. Yasigaye uri kujya he? Nasinze nitwayishi. Rwenzo. Roje woni itebana. Ni ka kagabo ka fite ubwanwa nk'ubw'isi. Akandi k'agakomisiyoneri k'imbwa gusa. Mwese uragenzwa ni? Tugomba kuyibana muri kare. Wamwumvisha ra? Mbese hano Agera umuntu ajya kwiyongera. ahangaha ni mwirimbi ko ari waturwa na buri wese. irimbi nicyo bajya bishyurira umuntu wa gihungu. nibyo bakwishyurira wa gihungu. ahangaha ntabwo ari irimbi wa gihungu. genda hose kaceza. Ntabwo nagenda ibihumbi 100